ngo Imana ngo izagutabare ngo umwanzi wawe nyine ngo agihari ngo Satani agihari ngo kugira ngo abone kugirirwa neza n'Imana. Ubwo rero urumva njyewe ntago navuga ngo amasezerano y'Imana ko muri mbya yavuze ngo amasezerano y'Imana ngo no kugera mu rusengero Bishop atabati Imana irambwe ngo izakwamamaza ngo uje kumenyekanisha uko Imana bivuze ndi umwana afite imyaka nk'19 ariko irongeye bisubiyemo afite imyaka 20 ningahe. Isezerano rya mbere Imana yamaye nuko yambwiye yuko imaye umugabo tumwaturiyeho umugisha utagabanyije kubera yuko waravuze ngo umuntu wese zaturiraho umugisha n'akanwa kanye ngo uzawumuha kubera yuko wavuze yuko umpinduye igikoresho cyawe. aravuze ngo n'Imana ikubereye maso kungabana n'umugoroba. Uwiteka aravuze ngo akubeho akagamba kandi Uwiteka aravuze ngo arigwatirije ngo imbaraga z'ushobora byose zikuzaho. Dataramubwira ngo sikuga amaboko yawe n'imbaraga zawe ahubwo ngo nikuba imbaraga ze. Byaciwe mu izina ryawe. Mbonye Imana
cyawe niyo watuma amasigo yosayara itambo y'amasigo akwemerera azabana nawe wakamara gukomeje ari mu ruhande rwawe ntutinye uko ni kuwiteka avuga amen. Yesu akugirire neza, wakira umugisha w'Imana, wakira urugo rw'umugisha, wakira amavuta y'Imana mu bugingo bwawe, kandi uhereye uyu munsi ugiye gutangira guseka mu maso y'abantu benshi. Yesu akugirire neza, amen. Ubwo rero Imana y'umugisha bati ndacherewe kuko nasenga niwete ndashaka umuvuga ngo ndacherewe baze kurode siya bibitana bisana uwimana yahaye umugisha uwimana yahaye ubwoko Imana ivuze ngo waho turabakiriye nshuti bakundwa mwebwe mudahwema kutwereka urukundo mudukunda uko bwije nuko bukeye mukomeza kutwereka inkunga zanyu mukora subscribe like na share ibyo byose tubiha agaciro nkuko mubizi rero ni Kigali ni Afrohili TV ni Kigali 250 uyu munsi wa none navuga ngo dufite umunezero kandi dufite ibyishimo murabizi ko tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ariko kuri uyu munsi wa none navuga ngo nabwo dufite ikiganiro navuga ngo ni cy'umwihariko kubera yuko kuri uyu munsi dufite amashimwe menshi cyane. Reka rero dutangire twakira n'ubundi umutumirwa wacu w'umunsi turakwakire kuri kamera za Afrohili TV ndetse na Kigali 250. Murakoze cyane kunyakira. Meze gute? Meze neza ndashima Imana. Urakomeye? Yego. Nabona rwose uyu munsi noneho birimo biragaragara ko ufite umunezero witonze ariko Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mu by'ukuri reka twita twinjira mu kiganiro nagutinda bisa nkaho uyu munsi twamenye ko Samantha twari tuzi kubera ko twari tukuzi mu nkuru zigiye zitandukanye Samantha yarwanye Samantha muri beef runaka Samantha kugeza aho abantu benshi bari barakurakariye kandi navuga ngo bari bagufitiye urwango rwinshi. Uyu munsi wa none rero twaje kuza kumenya ko Samantha yongeye gusubira muri ya nzira yahozemo mbere bituma tuvuga ati natwe nk'abanyamakuru reka tujye kureba Samantha kugira ngo noneho abantu babone imbaraga z'Imana. Urimo urumva rero kuri uyu munsi wa none niyo mpamvu twaje kukureba kandi tunanashimira Imana yuko twakubonye kandi ukaduha n'umwanya. Murakoze cyane ndabashimiye namwe. Reka nangire noneho sasa nkubaza ibibazo bikeya. Samantha nakwibaza ngo ese kugira ngo ufate iki cyemezo cyo kuba wasubira mu itorero kubera ko wahoze mu itorero rya DPR wongeye kwakirwa rero mu ruhame cyangwa se imbere y'abantu benshi navuga ngo mu by'ukuri uyu munsi wa none bisa nkaho wongeye gusubira hahandi n'ubundi wahoze navuga ngo Imana ishimwe cyane. Ese Samantha kugira ngo ufate uyu mwanzuro uvuge ngo Samantha ngewe bitewe n'uyu murongo narindi mutari mwiza navuga ngo n'umurongo w'ibyaha ariko ugafata umwanzuro kuvuga ngo kuri uyu munsi wa none ndashaka kongera kugarukira Kristo ibyo bintu wabitewe n'iki cyangwa se wabitekerejeho cyangwa se nanone ejo cyangwa ejo bundi dushobora kongera kubona nanone Samantha arimo aratwika turimo turagira ngo duhe ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo nge mpindutse kandi nafashe umwanzuro mu mutima ubwo rero ntabwo nzongera gusubira muri ibyo ngibyo nahozemo nge narahindutse gute kandi abantu bagiye kugenda babona ibimenyetso by'uko nahindutse bitari ibyo gutwika nk'uko babitekereza. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none wamaze gufata icyemezo kandi gihamye cyane rwose nafashe icyemezo nasubiye mu nzira nk'iyo nahozemo kandi ndumva nanishimye kuba nongeye gusubira mu nzu y'Imana ndumva nabohotse ku mutima undi najyaga numva nyine ku mutima mfite ikintu cy'icyoba nyine nkumva kujya mu rusengero n'iki ariko uyu munsi ndi kubona nabohotse nkatinyuka nkajya mu rusengero bakansengera ndumva nyine ari umunezero udasanzwe.
yego. none se nakubaza ngo kuri uyu munsi navuga ngo muri iriya minsi cyangwa se muri kiriya gihe cyatambutse navuga ngo ni iyihe nyungu wakuyemo cyangwa se hari umunezero wabikuyemo kuko kuri uyu munsi wa none bwo ntabwo ukiri wa wundi wamaze guhinduka icyaremwe gishya ariko nakwibaza ngo ese muri bya bindi wabayemo ese n'uwuhe munezero wakuyemo cyangwa se ni iki kintu gifatika waba warakuyemo ku buryo wavuga ngo njye Samantha muri cya gihe cyatambutse hari icyo nakuyemo? Mu gihe cyatambutse ntacyo nakuyemo ahubwo narahombye. Nahuye n'ibihombo byinshi kubera ko ibintu nakoraga ntabwo ari ibintu navuga ko nari gukuramo inyungu, ahubwo ni ibintu nagombaga gukuramo igihombo byanze bikunze. Ahubwo ubu ngubu nibwo ndimo mbona yuko mbona mfite kubona inyungu pe, kuko ibintu nari ndimo nanjye nari narayobye, ariko ndashima Imana yuko nagarukiye igihe Imana nayo ikemera kunyobora nkaba nyine narahindutse ku mutima kandi ndetse no mu bikorwa cyangwa se no mu buryo nitwaraga no mu myitwarire yanjye nkaba mbona ko nahindutse kandi n'abantu ngira ngo barabibona. Yego. Ese ubundi Samantha nanone reka ngoze aka kabazo buriya kugira ngo ufate uyu mwanzuro kubera ko wari umunyamasengesho ukomeye uhagaze mu bihe byiza uri umuntu bisa nkaho ufite Imana ariko se niki cyabiteye kugira ngo ujye mu byaha ariko gusa nanone ikibazo ubundi icyari kuba ikibazo nuko wari kubigumamo ariko uyu munsi wamaze kubivamo ariko se wabitewe n'iki? Erega Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi w'Imana nubwo yagwa ntago azarambarara. Isaha hari n'undi murimbyi warimbye aravuga ngo isaha y'Imana ntabwo izarenga ngo cyangwa sikurwaho n'isegonda na rimwe. Buriya nyine wasanga iki ngiki cyari cyo gihe cyo kugira ngo nyine nongere nsubire mu murongo, naho ibyambayeho byo Satani se harahataba. Satani arahari kandi aracyakora. Turasenga Satani nawe akaza akadukurura amashati ati ngwino hano nanjye ndagukeneye. So rero nanjye nisanze narageze mu by'isi ariko ndashima Imana yuko itemeye ko ndambarara cyangwa se itemeye kumpomba nk'umukozi wayo ikangarura. Then ubu ngubu nkampagaze mu murongo mwiza nyine ku buryo nanjye numva ko ubu ngubu mfite ibyo nashingiraho mvuga ati Imana ishimwe. Yego. Nubwo arwana ntabwo ari umuneshi. Ntabwo ari umuneshi ariko Imana ndacyayifitiye icyizere yuko izangeza aho nifuza kugera. Yego. Mu by'ukuri twebwe tukimara kumenya aya makuru yuko Samantha yasubiye mu murongo twebwe twavuze ngo reka natwe tujye aho Samantha agiye kwakirirwa mu materaniro live. Mu by'ukuri natwe twari turi mu materaniro mu by'ukuri navuga ngo twakurikiye umuhango wose uko wagenze ariko se nkawe Samantha kwisanga mu materaniro nkariya yararimo imbaraga z'Imana harimo umwuka wera ariko nakwibaza ngo wiyumvise ute kubera ko wari yaciyemo igihe kinini udasubira mu nzu y'Imana none wari wicaye mu nzu y'Imana wowe Samantha wiyumvise gute? Numvishe ndi umuntu mushyashya mu mutima gusa nyine nahise numva emosiyo zimfashe mutandira se niba numva ibihe byiza byo mu nzu y'Imana subiza ubwenge nyuma navuga ati ubundi kukine naragiye koko ibyiza nk'ibi ko nemaze nk'umwaka n'igice nkicara mu rusengero neza ntanibuka ko no gusenga bibaho. So numvishe ndi mu bihe bishyashya ariko nikakubwire ko numva nishimye kuba nageze mu nzu y'Imana kandi ahantu hari umwuka w'Imana pe nta ninamvugaho mbwira n'ibintu byiza nyine nibihe bisanzwe nihe bitari bisanzwe rero ndumva niyumvishije neza numvishije nishimye nyine ndi mu bindi bihe bidasanzwe. Yes. Navuga ngo nanone turashimira buriya cyane Bishop Gerard navuga ko ari umwe mu bantu Imana yakoresheje kugira ngo ku munsi wa none ube wasubiye muri wa murongo. Ariko nanone Samantha nkibaza ngo ese ari amasezerano Imana yaguhaye amasezerano akomeye ari amasezerano Imana yaguhaye uguma hahandi ntabwo wari kuzayabona nibwo wari kuzabona ari kuzabibwirwa n'ikisi ntiyari kuzamvugaho nahari kandi ntiyari no kuzabinkorera nkiri mu isayo y'ibyaha. Buriya ntabwo Imana ikunda umuntu ugendera mu nzira ebyiri, ikunda umuntu ugendera mu nzira imwe. Ntabwo yari kunsanga mu byaha ngo imbwe ngo nkugiriye neza kandi nanjye ndi kwitwara nabi, ariko mu gihe ibonye ko nafashe umwanzuro bimvuye ku mutima nkomeje atari ya nibyo kuvuga bavuga ngo nugutwika kabona ko nafashe icyemezo nkomeje iravuga ati mwana wanjye noneho nkugiriye neza gutya na gutya. Ubwo rero urumva ndashima Imana nyine byimbitse byimaze yuko hari ikintu yakoze kandi ndumva yuko
mfite ibyiringiro yuko nyine byose bizagenda neza. Bisa nkaho turimo turagana ku musozo, dufite byinshi twakubaza ariko nanone nshobora kongera kwibaza iki kibazo nanone Samantha. Mu by'ukuri ari amasezerano Imana yaguhaye, njya numva bavuga ngo hari Imana igwa amasezerano akazasohora kera ariko ese muri icyo gihe cyose hari igihe yaba imyaka 5 cyangwa ikaba 10 cyangwa akaba amezi 2, hari n'igihe yaba umunsi umwe, ariko se nanone niba igihe kinini uzakomeza kwihangana kubera ko hari byinshi bigiye guhinduka mu ma interview wakoraga cyangwa se mu biganiro wakoraga. Navuga ngo ugiye kujya ukoreshwa gake cyane cyane mu bintu bya gospel. Ese witeguye kubyakira gute? Nawe ugiye kuba nka wa wundi wavuze ngo ibyari inyungu zanjye? Aya cye nta kibazo kizima nuko nsenga, gusa nagira ngo nyine ngaragariza abakunzi banjye uko nahindutse n'abanzi banjye mbagaragariza uko nahindutse. Urumva ari umuntu uvuga ngo satani ngo Imana ngo izagutabare ngo umwanzi wawe nyine ngo agihari, ngo satani agihari ngo kugira ngo abone kugirirwa neza n'Imana. Ubwo rero urumva njyewe ntago navuga ngo amasezerano y'Imana, ko muri mbya yavuze ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Ubwo rero urumva njye mfite kwizera nk'uko uwo muririmbyi, amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa nk'uko nanjye uyu munsi nayahawe nkaba nayakiriye. Ubu ni ugusenga mfatanyije no kwizera, ntabwo azahera niyo yamara imyaka 1000 azasohora kandi nzayategereza. Ngero ntago mvuga ngo ndarambiwe cyangwa se ngo nta kwizera ngo ndashidikanya ngo nta, genda umuntu wa mbere ugira kwizera kandi nkagira n'icyizere. Mfite icyizere cyuko niyo yaba imyaka 100 Imana yasezeranye kuri njyewe no kugikora izagikora. Kubera ko njyewe nk'urabona njye ndi umwana kuko navukiye mu rugo rw'abarokore, ndi umwana nakuze nsenga. Najyaga njyana mama gusenga, bati aka kana ninde wakazanye, ndi umwana muto. Mama ati ninjye, ati uyu mwana Imana irambwiye ngo izamwicaranya n'abantu bakomeye, ngo izamugira umuntu ukomeye, ngo izanamumenyekanisha, ngo izamwamamaza. Ariko ntungwe no kugera mu rusengero Bishop bati Imana irambwiye ngo izakwamamaza ngo ujye kumenyekanisha. Uko Imana bivuze ndi umwana mfite imyaka 19 ariko irongeye bisubiyemo mfite imyaka 20 n'ingahe. Ubwo rero urumva amasezerano y'Imana ibaze iyo myaka yose ishize Imana irongeye bisubijemo. Ubwo rero urumva yuko ahubwo igiye no kubikora, ahubwo reka ntangire mvuga ati nibitangire bize cyane rwose bize mu izina rya Yesu. Imana ibireme nona nukuri pe. None se nanone wenda hari ikindi kibazo kimwe nshaka kukubaza. Njyewe ndumva mfite emotion nyinshi, nishimye cyane kubura umwana w'ubugingo muri kano kanya utakira umwana wo kurimbuka. Navuga ngo ni iby'agaciro kandi hari imbaraga nyinshi Imana yashoye kugira ngo kuri uyu munsi wa none kurokore. Ariko se mu by'ukuri navuga ngo abanyeshyari nibabura, abakurwanya nibabura, ariko kuri uyu munsi wa none niba nta kintu bitwaye, Samantha wabwira abantu ukababwira amasezerano Imana yaguhaye kandi byakwanga byakunda azasohora. Isezerano rya mbere Imana yampaye nuko yambwiye yuko impaye umugabo kandi ngo w'umugisha twari duhari, umugabo w'umugisha. Impamvu mbivuze nseka hari abantu bazajya muri comment banuke ariko nta kibazo. Imana yambwiye ko impaye umugabo. Icya kabiri Imana imbwira ko impaye inzu mu mujyi wa Kigali kandi nziza, inzu nziza. Yavuga ngo Imana igwa inzu y'igitangaza mu mujyi wa Kigali. Icya gatatu Imana yavuga ngo impaye imodoka. Ibyo byose rero hatabayeho gusa kandi burya amasezerano urayabagarira. Isengesho niryo rya mbere rigomba kugufasha kugira ngo ya masezerano yazasohore. Udasenze ukajya ukarambika ngo Imana yambwiye ngo izampa imodoka, ugende wisubire mu byaha, wongere ujye urwana utukane ngo wibwire ngo Imana ngo izabikora. Oya, senga. Ubwo nicyo gihe ubonye cyo gusenga ubagarire ya masezerano Imana iguhaye nibigazasora. No kugenda ukicara rero ngo amasezerano ngo urategereje, ntabwo ariko babimeze. Mfite kwizera rero njyewe mu mutima yuko aya masezerano Imana yampaye izayasohoza, kuko si rimwe bivuze, sina kabiri, ni inshuro ya kenshi. Ariko kuko ntari nyisenga sinayimerutse kubyumva mu matwi yanjye. Yes. Ubu rero nshima Imana yuko abimbwiye kanabimbwiye nagarutse mu murongo, nkaba numva niteguye kwakira ibyo bintu byose Imana yampaye. Yego. ni ukuvuga ngo muri kano kanya wamaze kubona umubyeyi, wamaze kubona uwagutoje, uwagusubije mu murongo. Uyu munsi yavuze ati mwana wanjye, Imana ishimwe kuba muri kano kanya wongeye
gusubira muri za mbaraga wahoze mu cya gihe mbere. No kuri ibyo byose turabishimira Imana. Ariko se Samantha, hari abandi bakobwa benshi, harimo bariza nabo bari abakozi b'Imana basenga, ariko bo ntabwo bari bagaruka. Ariko muri kano kanya nkawe nk'umuntu umaze kurokorwa, hari message wabagezaho kugira ngo nabo byibuze bamenye yuko Samantha muri kano kanya atakiri muri wa murongo, kandi hari n'indi nama wanabagira kandi ikiriho nkariza Riza buriya igihe twakoranye ikiganiro avuga ko ari umurokore yakijijwe, biraho nyine nanjye numva ndabyishimiye. Ariko icyo gihe arananenga ukuntu icyo gihe ko nari mvuga ko nkijijwe ariko nambaye ipantaro, arambwira ngo uri gute ngo umuntu yitanga umukozi w'Imana ngo yambaye amapantaro amuziritse gutya ngo ibiki n'ibiki. Arangije nyuma bari ugaruka aravuga ngo yari ari gutwika, ngo ntago ngo byari iby'ukuri, ngo yari arimo atwika. Bya bintu byarambabaje. Kuza ukabwira abantu ngo warakijijwe, ejo bundi ngo wari uri gutwika. Buri ikintu namubwira nuko yava mu by'isi agasenga Imana nk'uko yari yinjiye mu murongo mwiza, ibintu byo gutwika akabireka. Ubu se kuza nkabwira abantu ngo nakijijwe bakamba 500, nkaba nshobora kubiryamo nk'amezi wenda 3 cyangwa 4, amafaranga nashira bizagenda biti? Nzahita ngenda ntangire nigaragure mu by'isi. Bayampaye kubera ko bazi ngo nakijijwe ariko sinakijijwe. Nzahita nongera nisubire mu by'isi. Ubwo niba nari nsigaye ndya nk'abasirimu ku munsi mahisha 10,000, uwo munsi nimbona n'igihumbi ndi buhahishe ndigira mu by'isi. Namugira inama yo gusenga, ndetse n'abandi muri sange siwe wenyine bave mu by'isi binjire mu murimo w'Imana basenge. Ibyo mbese mwisi nta mahoro arimo, wenda bo bari mu rujijo kubera ko batarasobanukirwa, ariko nkanjye bamaze gusobanukirwa. Nababwira ko mwisi nta cyiza kirimo, iby'isi bishira vuba kandi bishira nk'ako kanya, biza biryohereye bikabakurura ariko birangira kanya gatoya, nyuma yaho bigira ubugi. Nababwira ngo nibasenge biyegurira Imana, mu nzu y'Imana harimo byose, gusenga havamo ibisubizo by'ibibazo bakeneye. Nibasenga Imana nicyo gisubizo cy'ubuzima bwabo, kandi bazabaho bishimye, ntabwo bazongera kuba barukundi. Niyo message nabagenera. Ariko nanone buriya ngo hari ijambo rivuga ngo hari umwana w'ubugingo, hari n'umwana wo kurimbuka. Ese buriya wenda n'urugero nk'abariza baramutse ariza ari muri wa murongo w'abana bo kurimbuka, buri bwo butumwa yabwumva? Erega buri umuntu abo kurimbuka nawe yabigizemo uruhare. Ubu nkangi ibintu narindi muretse ko wenda nanjye atari ngiye, ariko nkangi ibintu narindimo ndamutse ndimbutse ninjye ari kubora byiza. Nese ubu nuko numvaga abantu babwiriza cyangwa bigisha, ndeba ku mateleviziyo runaka umukozi w'Imana akajya akigishwa, ariko nkabireba nkabona nta kintu ari kuvuga. Iyo umuntu ari mu buyobe bari mu buyobe, ariko se urimbuka nawe bigizemo uruhare. Ubu rwose nkaburiyo ndamuka ndimbutse ndi muri biriya bihe, ninjye bari kuba nizize. Nese ubu narenganye Imana, suko baba batumva, barumva n'ibibwirizwa byinshi barabyumva byanakabaye bibahindura, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze kirakora. Imana niramuka ibonye koko bikwiriye, niyo yonyine izabasha kubaga. Naho ubu bwabo nta n'ikintu bakishoboza, ariko ngenda bibasabiye ngo Imana izabibashoboze. Yego. Ubu muri kano kanya ibintu byo kurwana wamaze kubihagarika, ibintu wenda by'agacupa wabihagaritse cyane rwose, byarangiye. Ibyaha byose wamaze byose nashyize hasi. Ubu noneho natangiye inzira nshyashya y'abana b'Imana. Yego. No kuvuga ngo ubu imyanda yose yamaze kugushiraho, yanshizeho rwose undi mu isura nshyashya. Ubwo rero bisa nkaho natwe twavuga ngo Imana igukomeze, kandi aho yifuza kukugeza ndabizi neza yuko izahakugeza. Niyo mpamvu rero nkatwe nk'abantu bawe ba hafi Kigali 250 Afro Hill TV ntabwo twari kubura kugira ngo tugushyigikire, ndetse twereke abantu, twereke isi yose, kubera yuko isi yose abantu benshi bari bakuzi. Niyo mpamvu twagombaga n'ubundi kwerekana ko niba barakumenyeye mu byaha, Kristo nawe yakwerekana yego mu bisubizo. Nibyo, ariko bimwe nyine Bishop yari yaravuze ati wabaye umustar, ubu nta muntu, ubu hari naho uca bakavuga ati dura mukobwa w'indwanyi wamenyekanye mu by'isi, wabaye umustar, isi yose irakuzi kandi kuzi mu bibi. None niba ugiye kumenyekana mu byiza, wamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu, ni gute abantu batamenya ko Samantha wa kera yahindutse akaba ari Samantha mushya? Itangazamakuru rizaze rifate interview, bamwe bagukoresheje urwana ugira ute, bazaze bereka abantu yuko wa muntu warwanaga yahindutse. Batazajya n'umuntu ujya kuguhamagara mu by'isi ngo ngwino ngutwike, ngo ngwino ngurwane, ngo oya, bajye baguhamagara uzuvuga Imana, baguhuza n'abakozi b'Imana, bamenye ko iby'isi wabivuyemo. Ni muri urwo rwego rero bavuze ati Afro Hill TV ndetse na Kigali 250 nabo bahagere, nk'abantu nakoreyeho ndwana
nkitwara nabi bereka itangazamakuru yuko nahindutse ntago muzerekana ibibi by'umuntu ngo n'igihe Imana imutabaye hagezweho n'ibyiza ngo mureke kubyerekana. So rero nanjye ndabashimira yuko mwakoze kubana nanjye no kunyereka ko turi kumwe. Imana namwe baho umugisha. Ariko nshobora kwibaza ikindi kibazo kimwe kugira ngo tugane ku musozo. Mu by'ukuri uri kumva riza bari bamuzi nk'umuntu ukijijwe, nk'umuntu wagarutsemo neza, ariko nyuma aza gutangaza ko yararimo aratwika. Ariko hari ababyeyi benshi barimo barakurikira Kigali 250 na Florida TV, ndetse hari n'abakobwa, hari n'abasore, hari n'abapapa bari kwibaza batese mu by'ukuri muri kano kanya Samantha ibintu nawe ajemo abijemo neza, cyangwa se nawe aje mu gutwika. Ejo nitwamubona rwana, ejo nitwamubona nk'inzoga, ariko ndahamya neza yuko ni nayo mpamvu twageze mu rusengero kugira ngo abantu batamenya ko ari bya bintu byo gutwika. Ntabwo wajya gutwikira mu rusengero pe, wenda naza kuri kamera ari ugutwika nkicara tugakora ikiganiro nkatwika pe, ariko ntabwo watwika wahamagara abakristo bangana kuri iyo. Ntabwo natwika ndi mu rusengero rw'Imana, burangiye byo nakora byose ariko nubaha Imana. Ntabwo najya gutwikira mu rusengero, noneho ibaza urusengero abantu baba barimo barenga 100 ukaza nguje gutwikamo. Ntabwo inzu y'Imana bayitwikira. Mushobora kugenda uzi ko ugiye gutwikiramo, Imana ikagutwikiramo ahubwo ukahasigara. Ubwo rero abantu bumve ngo ni ibintu byo gutwika, ntabwo ari ugutwika. That is true story. Ariko nanone abantu bibaza ibintu bijya bitandukanye. Hari umuntu ushobora kubyibaza kwibaza icyo kibazo ngubajije akavuga ngo Samantha ashobora kuba ari gutwika. Ariko se niki wakwizeza abo bantu? Niki wababwira? Ikintu nabizeza nibantegereze. Buriya ndabizi ko bwije nuko bukeye uko Imana izajya igena inkore bitangaza. Ntago Imana izajya inkorera ibyiza ngo ndeke kubyereka abakunzi banjye cyangwa se abafana banjye. Ubu se ko Imana yambwiye ko izama imodoka, ubu niyima ntabwo nta nubwo muzaza nkabahari ifuti. Uzajya unatunyuraho yitwa. Dore bya bindi Imana yavuze dore ngibi. So rero bazagenda babibona mu bikorwa nyine kuko ntago waza ngo uvuge ngo umuntu yarahindutse nta bikorwa ubona bigaragaza ko imbuto. Buriya bavuga ngo imwera imbuto zikwiriye abihannye. Ubwo rero bagiye kumbonaho izindi mbuto zidasanzwe, bamunaga mvuga nabi nukanangirane, ntabwo bizongera. Bagiye kubona yuko nahindutse ubwabo babyibone n'amaso yabo ntarinze no kuvuga. Yego. Ubwo birumvikana navuga ngo tugiye kongera kukwakira nk'umuntu w'umusaruro. N'umusaruro kubera yuko twari tugukeneye turi benshi. Ubwo urimo urumva rero ntabwo twabura kwishima, kandi cyane abanyamakuru bari bahari benshi baje gufata iyo nkuru, kubera yuko twebwe twayumvise ari nk'inkuru turavuga ngo ntabwo bibaho. Ariko ubwo twabonaga Samantha ari kurambikwaho ikiganza n'umushumba twavuze ngo Imana ishimwe kandi cyane. Ariko noneho reka nanone turi busoze uyu dusengera n'ubundi udushyira imbere y'Imana, ahasigaye n'ubundi turimo turagana ku musozo twasoje. Kandi nimba ufite n'ikindi wabwira abandi abafana ba Samantha, inshuti za Samantha. Samantha kuba kumenyekana ko wari umaze kugira ababyeyi, wari umaze kugira abavandimwe, ndahamya neza ko hari ubutumwa ufite wabagezaho b'abantu bakubaye hafi, bakomeje kukuba hafi, ndetse n'abakuvuyeho, ariko kuri uyu munsi wa none bongeye kumva banezerewe. Ubutumwa bagezaho hasigaye ukaza kudusenga. Ikintu nababwira, gusenga ni intwari ikomeye. Na wa muntu wari ufite ibibazo yumva yuko Imana itabishobora cyangwa se afite ibintu byananiranye ku buzima bwe abona ko bitakunda, nje kumutangariza yuko nta kintu na kimwe kijya kinanira Imana. Mu gihe cy'Imana iyo kigeze, Imana irakora, igakora ikintu kubera ko yakivuze, yarangiza ikanagikora ubwayo kugira ngo yubahishe. Nta kintu na kimwe Imana yigeze inanirwa gukora. Dusenga Imana kandi dutuje umutima, inyuza inzira aho zitari. Abantu bagirira Imana icyizere kandi basenge bakiranutse, kubera yuko Imana yanga icyaha n'igisa nacyo. Bagerageze gukizwa, basenge bakijijwe, Imana izabagirira neza. Bakunzi banjye rero ndabakunda kandi nabigiciro gikomeye. Ndabashimira ko bambaye hafi mu masengesho bavuga ati Imana uzaduhindure Samantha gutya, ariko baransengeye, amasengesho yabo yarakoze, ndetse n'abataransengeye bagerageje kungira inama zabo nazo zagize umumaro kuko nagiye nazo nzubakiraho. Muri rusange ndabakunda kandi mbashimira yuko badahwema kunyereka yuko turi kumwe. Kadusoze dusenga Imana rero ikomeze ibane nabo, ibarinde, kandi natwe dukomeze turinde, ndetse by'umwihariko nanjye inkomereza amaboko kubera yuko itamfasha ubwayo nazatirimuka nkongera nkagwa, ariko Imana yonyine inyifatire. Imana ikiranuka muri byose, uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'amahoro, ndetse uri Imana y'ibisubizo.
turagushimiye kubera kuri Imana yabanye natwe aho twaciye hose mu rusengero aho twabaye wabanye natwe witamuruye nk'Imana turakubona twebwe nk'abana b'abantu ntago twari twiteze ko biri bugende kuriya ariko wesheje icyubahiro urangije uraza uraganza kubera yuko uri Imana ishoboye shimwa kandi uhabwe icyubahiro ko wabanye natwe muri iki kiganiro kandi niko duhesheje umugisha abakunzi ba Kigali 250 ndetse na Afrohili TV tubesheje umugisha mu izina rya Yesu buri umwe wese bashe gukurikira iki kiganiro tumwaturiyeho umugisha utagabanyije kubera yuko waravuze ngo umuntu wese zaturiraho umugisha n'akanwa kanye ngo uzawumuha kubera yuko wavuze yuko umpinduye igikoresho cyawe mbaturiyeho umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu bahereze guhirwa muri byose bakora ndetse n'ibyo bifuza gukora bateza intambwe ndetse ubagezaho batatekerezaga ko bagera mu izina rya Yesu Kristo rero wakoze ko wabanye natwe kandi waturinze nakwinginze kugira ngo urinde uyu munyamakuru umukomeze kandi Imana umwagurira imbago umuyobora inzira nziza kwiriye gucamo kubera yuko abaye we yakiyobora kayoba ariko umuntu wayoboye ntabwo ajya yoba ahubwo agendera mu nzira wamuyoboyemo ndakwinginze kugira ngo umwiyoborere kubera kuri Imana ishoboye nanjye komeza ubane nanjye unkomereza amaboko kandi witamure ku buzima bwanjye ndakwinginze kugira ngo uhindure amagambo Mana babandi bose bazaga muri comment bantu kabambwira nabi ndakwinginze kugira ngo ukureho igisuzuguriro kubera kuri Imana ishoboye byose urakoze yuko wavuze ko mbere yuko tuvuga wowe bamaze ko mbye dukeneye tuvuze bike nk'abana b'abantu ibyishu bitwongerera ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen. Rero tukwifurije gukomera turabashimiye mwe kubana natwe mugafata umwanya wanyu kugira ngo mukurikirane iki kiganiro Imana ibaha umugisha yari Afrohili TV yari Kigali 250 ciao ciao ibiganiro byacu nakagaruka bye bye.